intego y'ikiganiro cya none turaza kwibanda ku mugabo wagaragaje ukwizera guhanitse abasekuruza bizera bose. Uwo mugabo ninde? Uwo mugabo ni ikirangirire azwi ku izina rya Aburahamu. Aburahamu yari muntu ki? Mu bantu babayeho kera nta muntu wabayeho wavuzwe kenshi kandi neza nka Aburahamu. Urugero, amadini menshi yo ku isi, yaba ari Abayahudi, Abayisilamu n'Abakristo, bose bahamya ko Aburahamu ari umuntu w'ingenzi uvugwa mu byanditswe byera. Icyazwiho gikomeye ni urugero rwiza yatanze mu kugaragaza ukwizera. Bibiliya imwita se w'abafite ukwizera bose. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cyawo cya 4 umurongo wa 11 dusoma ngo, bukeye ahabwa ikimenyetso cyo gukebwa, kuba ikimenyetso cyo gukiranuka kwavuye kuri kwa kwizera yari afite atarakebwa, kugira ngo abesekuruza bafite wabizera bose nubwo baba batarakebwe, ngo nabo babone kubarwaho gukiranuka. Urumva ko Aburahamu yabaye sekuruza wabizera bose. Kuki abantu babona ko Aburahamu yari umuntu udasanzwe? Nuko ari we wenyine Bibiliya ivuga ko, cyangwa se ivuga inshuro 3 zose ko yabaye inshuti y'Imana. Ese nawe uri inshuti y'Imana? Ese nawe ufite ukwizera ugukomora kuri sekuruza abizera ari wa Aburahamu? Bitekereze. Ibyo ku ngoma igice cya ingoma za kabiri igice cya 20 umurongo wa 7 dusoma ngo, Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose? Nanone ubwa kabiri Uwiteka yabwiye umuhanuzi Yesaya amagambo aboneka muri Yesaya igice cyawo cya 41 umurongo w'8 agira ati, ariko weho Isirayeli umugaragu wanjye, Yakobo natoranije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Nanone yongeye kubivuga mu gitabo cya Yakobo igice cyawo cya 2 umurongo wa 23 agira ati, nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Kwibukiranye, Aburahamu yari umuntu nkatwe, yahuraga n'ibibazo duhura nabyo kandi akabyitwaramo neza. Ese wifuza kumenya ibyamubayeho? Reka turebere hamwe icyo ibyanditswe bimuvugaho, bivuga ku buzima bw'umugabo w'indahemuka wabaye indahemuka ku Mana. Imyirondoro ya Aburahamu, identification ya Aburahamu. Aburahamu yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2018 mbere ya Yesu. Yavukiye mu gihugu cyitwa Uri y'Abakarudaya. Tubyemezwa n'iki? Igitabo cy'Itangiriro igice cyawo cya 11 umurongo wa 27 kugera 31 dusoma ngo, uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburamu na Nahori, na Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se yari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakarudaya. Aburahamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburahamu yitwaga, cyangwa se Aburahamu na Nahori bashyingiranwa. Umugore wa Aburahamu yitwaga Sarayi. Umugore wa Nahori yitwaga Miruka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miruka na Yisika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburahamu, cyangwa se Aburamu, umwana we
na Loti mwene Harani umwuzukuru we na Sarayi umukazana we umugore wa Aburahamu umuhungu we. Bava muri Uri y'Abakaludaya barajana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani, bagera i Harani barahatura. Umujyi wa Uri y'Abakaludaya wari umujyi munini kandi ukungahaye cyangwa se ukize. Ikindi, abaturage bari batuye muri uwo mujyi basengaga ibigirwamana, ntibasengaga Uwiteka Imana y'ukuri. Se wa Aburahamu yari umwe mu basengaga ibigirwamana. Ni ikimenyimenyi Yosuwa yabaje kuvuga ibye muri Yosuwa igice cyaho cya 24 umurongo waho wa 2 agira ati: maze Yosuwa abwira abantu bose ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, kera abasogokuruza babaga hakurya ya rwa ruzi, ndetse na Tera se wa Aburahamu se wa Nahori bakoreraga izindi mana. Byumvikana ko Tera yaramyaga ibigirwamana, ntiyizeraga Uwiteka Imana ikiranuka. Ibinyuranye n'ibyo, Aburahamu yahisemo gusenga Uwiteka Imana y'ukuri aho gusenga ibyo bigirwamana bitagira ubuzima. Reka turebere hamwe icyatumye afata uwo mwanzuro wo gusenga bihabanye n'uburyo se yasengaga ibigirwamana. Aburahamu yavutse hashize imyaka 150 mbere yuko Shemu umuhungu wa Nowa apfa. Birumvikana ko niba yaraganiraga n'uwo mugabo wari umukambwe cyangwa se wari ugeze mu zabukuru, Shemu yagiranye cyangwa se yagiriye Aburahamu inama z'ingirakamaro. Shemu birashoboka ko yabwiye Aburahamu icyo byasabwaga ngo arokoke umwuzure, kuko we yari yarabyiboneye. Birashoboka ko Shemu yaba yarabwiye Aburahamu uburyo ki barokotse umwuzure nk'uko we yabinyuzemo. Ese Aburahamu yitwararitse ate? Nanone birashoboka ko Aburahamu yaba yarumvise akamaro ko gusenga Uwiteka, we warokoye Shemu n'umuryango we umwuzure wo ku bwa Nowa, cyangwa se uwo muryango wa Nowa. Aburahamu yakiriye neza ibyo yamenye ku byerekeye Imana y'ukuri kandi arabikurikiza. Ese nawe ibyo ugenda umenya ku Mana y'ukuri, ku Uwiteka Imana ikiranuka, kuri Yehova Imana yuje urukundo no kugira neza kwinshi, ese ugerageza kubaho nk'uko asabwa ko usabwa kwitwararika wigira ku batubanjirije nka Aburahamu turimo twiga? Yaba yarabimenyeshejwe na Shemu cyangwa yarabimenye mu bundi buryo, twibukiranye ko Uwiteka Imana igenzura imitima. Uwiteka Imana agenzura imitima. N'ikimenyimenyi, Uwiteka yitegereje Aburahamu, amubonamo ikintu cyiza kandi aramufasha kugira ngo arusheho kuba umuntu mwiza. Mu Migani igice cya 17 umurongo wa 3 dusoma ngo, uruganda rutunganya ifeza n'itanura ritunganya zahabu, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Byumvikana ko umutima wa Aburahamu Uwiteka yarawitegerezaga mu buryo bunonosoye. Nanone ibyo ku Ngoma za 2 igice cya 16 umurongo wa 9 dusoma ngo, kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose, impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Mu byo wakoze, ibyo wiboneyeho, umupfu uhereye none uzajya ubona intambara. Aya ni amagambo Uwiteka yabwiye